Hello my friend, ndabasuhuje mwebwe mukomeje kwibera kuri Ivan Official. Muri abantu b'ingenzi cyane, murakoze cyane. Weho maze gukora subscribe, reka mvuge ngo uri umuntu w'agaciro cyane. Weho utarayikora mu by'ukuri wayikora wihuse kugira ngo ujye ubona ibiganiro ducisha kuri Ivan Official. Kubikora ntacyo bitwaye gukora subscribe kuri Ivan Official. Nkuzaniye rero amakuru ashushe, ibija gusha birashuha mu by'ukuri. Nkuzaniye amakuru ashushe mu by'ukuri. Hano muri district ya Gisoro twari dufite umubyeyi waruhagariye abategarugori ku ntebe ya woman MP mu by'ukuri. Rwose Leti Nyirabashyitsi Sara Mateke uwo nguwo ni ukuri yaragiye. Reka tuvuge ngo bambe rest in peace again. Hanyuma reka mbabwire amakuru ashushe. Nababwiye ngo ibisha gusha birashuha mu by'ukuri. Uyu mubyeyi kwemaze kwitaba Imana, iyi ntebe yarahagazeho, twagiye kureba tubona ni neza yuko hari abantu bahagaze kuri iyi ntebe, abantu 13, hanyuma hakaba bihifuzwamo umwe. Ku buryo hano muri Uganda twegereje ikintu bita amatora, electoral commission. Twegereje amatora cyangwa se kuronda, sinzi niba ari ururimi ki, ariko ngo twegereje amatora. Hanyuma abarangije kuba registration kw'iyi ntebe, abakandidenti bamaze kwiyemeza yuko bagomba guhagarara kw'intebe, bakaharanira iyi ntebe kugira ngo hazaboneke umuntu umwe yicaramo n'abantu 13. Yesu 13 hifuzwamo umwe. Iyi ntebe biryoshe mu by'ukuri. Iyi ntebe ibija gusha birashuha mu by'ukuri. Abantu 13 bamaze kwiyandikisha mu kibina ca NRM cyangwa se mwishaka mukuri gitwa NRM na mbivuze nabi, NRM National Resistance Movement. Hanyuma ntabwo ari inkuru y'inkinamico, ntabwo ari inkuru ya komede. Aya mazina mu by'ukuri amaze kwibaruza. Wa mbere bamwita nde? Akifeza Grace Ngabirano. Akifeza Grace Ngabirano nawe ari guharanira iyi ntebe ya MP kugira ngo ajye mu parliament, mu ntebe y'ibishuhe niko bayita, gukikira abategarugori ahangaha muri district ya Gisoro. Uwa kabiri ninde rero? Ni umutegarugori bita Dushime Sylvia. Nawe ati mu by'ukuri murampa karuru, ndi guharanira kujya muri iyi ntebe y'ibishuhe, nzabakorera. Uwa gatatu yitwa nde rero? Igira neza Winifred Face ni ukwizera niko bisobanura. Nawe ati mu by'ukuri ndabiginga n'impuhwe nyinshi, muzampa karuru, duharanira amajambere ndetse n'amahoro niko babavuga. Njye kubakicira muri parliament. Uwa kane ninde? Oh my God, Irankunda Jemima nawe ati njyewe Jemima murampa karuru muri 2025 na gatanu nuko njya mu ntebe. Tugeze kwa gatanu mu by'ukuri. Wa gatanu no witwa Kabageni Rose nawe ati intebe y'ibishuhe ndayizi kiryoha kuko nayigezemo murampa karuru.
murampa iki akaruru muri kubumva abo babaye bangahe nanga se nta matwi mufite babaye bangahe babaye batanu uwa gatandatu rero nindi Kitentera ego zina Kitentera Blessed nawe ati ngewe Gitentera ndashaka karuru mu by'ukuri muri district ya Gisoro mpagararire abatega rugo ibyo gusha birashuha uwa munana ninde rero ngo nimbonye Heleni ariko se muvahe ko ntabazi mbonye Heleni nawe ati murampa karuru uwa 9 rero reka mbabwire uwa 9 ni Nirere Fancy Brenda nawe yamaze kuba register mu gitabo c'abagiye guhagarara nawe ati murampa karuru ariko muri kubyumva uwa 10 ni uwuhe Nikiza Loise nawe ati ndabingize mu by'ukuri murampa karuru njya kuyintebe twibukiranye iyi ntebe ni umuntu umwe uba wifuzwa tugeze ku bantu 11 uwa 11 nababwiye ngo wa 11 nababwiye ngo tugeze kwa 11 mu byo nababwira ngo ni Nkurikiye Arene ati nanjye muzampa karuru wa 12 ninde Nyiramahoro hafi ati nanjye yemwe muzampa karuru njya muri parliament wa 13 Twizere Eva ati nanjye nyabuna ndatera induru ngo yubububu murampa karuru nzabakorera nzabagirira neza mbega murampa karuru nababwiraga ngo iyi ntebe ya parliament hagarariye abategarugori hahagazeho abantu 13 can you imagine 13 people 13 muri kugira ngo abaratora babikore nka gute mwebwe 13 mwese burajya mu parliament ngo n'umuntu umwe wifuzwamo subundi mwari muri he ngo muzabaha karuru mbasabiye karuru mu by'ukuri ngo muzatore aba bantu Yesu we mana yanjye iyi ntebe ya mapa yes mapa ngiraryoha iyi ntebe ya mapa ngiraryoha mapa imagine nawe cyumvirize abantu 13 aha ikore subscribe kugira ngo nje ndakugezaho n'izindi nkuru nyinshi bijya gusha birashuha make sure subscribe dore nkawe unyura kuri channel yanjye ntukore subscribe mu by'ukuri make sure subscribe ntacyo bitwaye abo n'abateguraguri n'ababwiraga benda guhagarara ejo bundi ngo babyise ngo the list of candidates who have expressed interest for Gisoro district woman MP by election 2024 akaruru yewe